Rero reka njye kuri mureba bashe kumenya uko ameze ubuzima bwe nyuma ya kiriya gihe abayeho ate abahe ngo n'umwana we twahageze rero ngira ngo muri kubibona ndabona agaburiye umwana nani ubukode nari mfite ngiye gucumbika umuntu arambwira ati ntago turi gucumbika turi bufate umwana dufate nawe dufate n'ibintu ntago turi bubona ahantu tubaraza ndabwira ni basi ni mumfashe mumbikira ututuntu ngewe ndiyeranja ubwo naraye ngenda na Fisto sinzi ukuntu twageze aha ngaha mbona inzu sinzi na nyirayo ndangije ninjiramo ariko byibuze mvuga ngo umwana araza yifungire batatwiba urumva ubwo rero rwose nubwo nagiye nkamubeshya ngo ndi kuyashaka ntago ndi kuyashaka kuko nanibira kandi kubona muri no minsi ejo ntago nagiye gusaba delegiteri ngo mbabarira abakuretse ubu uri kwiga ndebe yuko nabona amafaranga. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha si ngombwa kwirirwa ujya ahari aho uri hose arabikuzanira agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma agufitiye umuti utuma abagore bakundwa umuti wirukana ibisambo umuti ugaruza ibyibwe atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo umuti uvura inyatsi umuti wo kwihorera ku mwanzi umuti w'insinzi umuti wongera ubukungu indwara zananiranye amarozi y'ubwoko bwose ahumanura kandi abantu bahumanyijwe atsirika amarozi y'ubwoko bwose ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi akoresha imbaraga z'abakurambere akoresha kandi amahembe y'inkorongo aragufasha wowe urwara igifu impyiko kubura imihango guca imyeyo ababuze urubyaro abashaka uruhereko abarwaye asima diabete iseru kubyimba amaguru kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Nzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi reka nizere kumeze neza mwese wo muri arabari mu Rwanda n'abari hanze y'igihugu mwese ndabasuhuje ndabashimira ku nama n'ibitekerezo mugenda mugira abantu tuba twaganirije bagiye batandukanye inama zanyu zifasha benshi. Uyu munsi rero turi ahantu hadasa neza ngira ngo muri kubibona turi mu rutoki ahantu hasa nabi ngira ngo murimo murabibona nta handi rero turi ngira ngo muribuka ko mama wase yatandukanye na papa wase ntago bakibana ngira ngo murabizi ko yamwirukanye mu rugo akamuhambiriza n'utuntu twose nyine yari afite. Ubwo rero byabaye ngombwa ko nyine abagiye ariko nyine nibirebire byabaye ngira ngo mwarabikurikiranye. Mama wase rero ubu munsi asigaye afite ahantu yibera navuga ko ari ku gasozi kuko ntago ari mu rugo iwe buri yuba ahantu hatari iwawe mu rugo haba ari ku gasozi ni ahantu rero mu rutoki hari imyanda hadasa neza ngira ngo mwabibonye turaza gukomeza tubabereke. Navuze nti rero reka njye kuri mureba bashe kumenya uko ameze ubuzima bwe nyuma ya kiriya gihe abayeho ate abahe ngo n'umwana we twahageze rero ngira ngo muri kubibona ndabona agaburiye umwana z'impamvu wenda barizi saha reka mwegere muhaka mikoro hanyuma tubwire kuva kiragiye kugeza kuri uyu munsi yageze gute hano bimeze gute mama wase yewe wihangane rero kubw'ubu buzima ushaka mikoro ubuzima rega ibintu byose birashoboka kandi Uwiteka ni ugena byose niteguye ko yuko Imana izama igisubizo cyiza. Kuri birababaje biranagayitse kuba wari iwawe mu rugo rwawe ukaba kano kanya uri gusembera gutya nese nabigenza gute ni ibintu biteye agahinda kuba ahantu hanuka gutya. Wafata umwana umeze ungana ukunguko warangiza ukamuta ku gasozi akajya kuri imbogo oya nabwo ntiwabura umubyeyi hanyuma situbwire ubu muri iyi minsi narakamiritse nari mvuye mu kiraka mvuye gushakisha kugira ngo ndebe yuko Fisto yabona ukuntu ari bubone ibyo kwirya hari umugira neza arumfunguriye rero ndavuga nereka nzanira umwana wanjye yirire. None se hano hageze ryari kuva wa munsi nibwo waje hano iyo nzubamo bimeze gute tubwire reka mubwize ukuri bitewe n'agahinda mfite iyi nzu mbamo nago
sinzi na nyirayo. Ngewe cya gihe papa wase akimara kunsohora, papa wase yaransohoye, ansohora nta hantu mfite mba, urabizi ngewe nacyo nagutumiyeho. None ubwo ngubwo ndangije amaze kunsohora, uzi yuko nagiye n'igiceri cy'icuma amaye, nk'uko navuga ko na mamba amaye, nta n'ubukode nari mfite. Ngiye gucumbika umuntu arambwira ati ntago turi gucumbika, turi bufate umwana dufate nawe dufate n'ibintu, ntago turi bubona ahantu tubaraza. Ndabwira ni basi ni mumfashe mumbikira utu tuntu ngewe ndiyeranja. Ubwo naraye ngenda na Fisto, sinzi ukuntu twageze aha ngaha, mbona iyi nzu sinzi na nyirayo, ndangije ninjiramo, ariko nabwo ndashimira Uwiteka n'ukuri. Ubusaha muryamamo muti ko mbona ari akazu kameze nk'agatuwarete. Aha turiyeranja, ni ukuvuga ngo ku manywa tuba turi hanze, ninjoro nyine. Ubu hano umuntu arashaka kujyamo akarambura amaguru karambya se? Ntago warambye, ni ukurara wihinye nyine, nko kwiyeranja, kwanga kurara hanze. Ahubwo mfite ubwoba bw'uko nyirayo aramutse ahansanze niyo namusabye, mfite ubwoba bw'uko kandi nta katanakinze, naka karido namanitseho nyine byo kubune nagasanze karangaye. Ndangije ndavuga reka ninjiremo nta kundi. Ariko ndashima Imana yuko umwana wanjye mbona nta kibazo. Ubu se abandi se wasize basha kumenya amakuru? Ni ukuvuga ngo ubu nta mahoro mfite, nayo iyo nekereje abana banjye nta mahoro mfite. Ahubwo simbizi, ngiye ndumva nshaka kuzajya no kureba abana banjye uko bameze, kuko nubwo ndahangaha nahari, nta nubwo ndi kubyumva. Ntago wahaba uhari kubera ko nyine ni ibintu bigoye gutandukana n'abana bawe mukajya ukubiri, harimo n'abatoya. Noneho kari gato nasize niko kanera agahinda, kuko we nagazi ngo ni ibiki bimeze gute. Nta nubwo abazi niyo biva niyo bijya. Reka Papa wase se muravugana? Muruka kuvugana? Papa wase? Papa wase nakira mvugana nawe. Si unava mvugana iki na papa wase koko? Nta naguhamagara byo. Nagaramamagara nta nubwo nkeneye rwose. Ahubwo ngenda ngasubira mu bana banjye ku ngufu, kuko ubuzima ndabona bundenze. Birakabije. Hari ibintu ureba ukabona birakabije nyine. Noneho rero uri kutubwira ngo turaramo gute? Uwakubwira imbeho y'igicuku ya saa 8 cyangwa ya saa 9? Ibyo ni ibintu byumvikana. Mfite ubwoba ahubwo ku mwana wanjye azahakura malaria, kubera ko nago ndabona amafaranga y'ubukode kugira ngo mbashe gukodesha tubashe kujya ahantu harakuge. Amafaranga y'ubukode se wayakura he kandi nyine nta kazi? Ese nkuba ahantu mvuye gukora amafaranga bamaye ni makeya, natekereza imibereho n'imirire n'umwana kujya ku ishuri, nkumva ni ikibazo. Ubwo none hari kunsaba minerivare sinzi naho ndi buyikure. Ewe ukabyara we, ndi kwibaza ubuzima, ndavuga se hari igihe ibintu bukavuga se Imana kuki yabyemeye. Papa wase aryama mu nzu bukira bugakira ijoro rya mbere rya kabiri rya gatatu azi neza kuri kubasoza. Ariko buriya njye nizera yuko ikigeragezo kigira n'igisubizo cyacyo. N'ubundi kigeraho kikarangira. Ariko buriya kijya kurangira warabanje kugera kure. Oya bwo kugira kure bwo narahageze. Gusa nyine kugera kure siko gupfa. Nicyo cyiza. Ntabwo nabona ibyo mvuga. Hanyuma se Fisto, urabona ubuzima mama wari gucamo amaherezo arayaye wenda ntago nkubaza ngo wamufasha iki kuko ntacyo. Ariko papa wawe we wenda ntimuravugana, nta namakuru wenda yuzi. Ariko si yurebye mama wa buzima ari gucamo kano kanya, nabwo ari ukwanga kuguta kugira ngo utandagara. Ubu urabona amaherezo y'ubuzima arayaye. Kenge ndi gusaba Imana ngo Fisto Imana imunabarire arangize kwiga amashuri. Urumva? Uko nubundi Uwiteka arabizi. Kandi Fisto arabizi ibihuru twararanyemo. Nago Fisto yamemukira. Fisto wabikora mwana wawe? Oya ntago nabikora. Abundi uno buzima bitewe n'ikibazo mbajije. Naye urabibona ntago ari bwiza. Imvura iragwa muri iki gihe, urabona imvura iragwa ari nyinshi kandi ino nzu yacu kugira ngo uyijyemo wihina ari igihe urambirwa ukaba wasuhura amaguru, imvura ikakunyagira amaguru. Ikindi gice kiri mu nzu tujye dushimira Imana
yaduhaye n'aka ngaka izaduha n'ibindi wihangana ni ukuri ikibazo kandi ikindi ntukazajya ubitekerezaho cyane ujye ujya ku masomo neza wige ntabwo byabura gutekereza ibintu nk'ibyo ntabwo nakubwira ujye wihangana yewe ndiyo nagiye ku ishuri mura n'abandi bantu tungana abanyeshuri urungano rwanjye tukaganira ariko nawe mba nibaza ubuzima usigayemo uri mu rugo sinkoresha uko nshoboye kose ukararuriye singuhaye ka cyayi nkaba nguhaye n'ibyo bamfunguriye none ahangaha ndaye ndiye Fiston ngiye ntabwo nshaka kuzakubabaza muri ubu buzima n'ukuri ndariye ariko mama ikibazo barumuna banjye ubu babayeho bati kwanjye barumuna babihorere ndashaka kugira ngo tuzajye kubareba mbifitemo gahunda n'ukuri barumuna bawe bihorere ise yambwiye ko agomba kubasigarana ariko nubwo yabasigaranye nta papa urera nk'umuntu w'umubyeyi nta mugabo urera naho ndimba mangayitse ariko nanone natekereza ubuzima turimo natekereza ngo wagiye ku ishuri ava ku ishuri ujye utemumva n'ikibazo nanone ntiwazana barabana ngo bazane ntago nabazana ahangaha n'ubwo mfite ubwoba bw'uko umwana wanjye azarwara malaria ahangaha uyibonda ni mukuru bari abatorero bahita barwara ku kanya kandi ntago ari ahantu wazana ano kugira ngo bazana wabanza ukabarekera papa ibyo bari bakajya baryama mu nzu bakanarya nanjye nicyo kintu nahanganye ugashaka uburyo usubira mu rugo rwawe nanjye nicyo kintu nahanganye nacyo navuze nibyo ari byo byose nubwo anyirukanye nta n'inote y'igihumbi amaye nta n'igiceri cya senkana amaye ndavuga ni reka abana mbasige mu nzu nanjye nshakisha ubuzima bwa Fiston kubera yuko ari uwiswe ngo ni se witwa ko yamureze yaramwanze ari uwamubyaye naho naba mujyana ngiye ngomba kurwana n'ubuzima bw'umwana wanjye kandi mfite icyizere cy'uko n'abariya witeka agomba kumfasha nk'abasanga mama wase rero abantu benshi baratanga comment banavuga bati mama wase agomba gusubira mu rugo rwe yibuke kuri mugabo basezeranye ikindi bakanavuga ati papa wase aribuka ko nawe yigize guca inyuma mama wase akanatera inda nubwo agize ibyago ntibeho abantu bakavuga ati papa wase ibuka ko nawe hari amakosa wamukoreye we kumwangaza uri gutekereza iki kuba wasubira mu rugo iwawe uri umugore w'isezerano ufite abana mwabyaranye nta burenganzira afite bwo kugira ngo akwirukane mu rugo burundu afazari mwagenda mukaburana mugatandukana byaba ngombwa ko mutandukana mugatandukanywa n'amategeko ariko utari ku gasozi reka rero nkubwire reka nkubwire ibya papa wase ngiye naramworohereje urumva ngiye nagira ngo murebe ndebe no kwihangana kwe aho kugera urabizi neza ibyo yankoreye asahura urugo agira gute urumva none ejo bundi mbona afite amakare maremare byo kuvuga ngo ndi umugabo uziko akunda kuvuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe ngo nta mugabo ugira amafuti nta mugabo ugira amakosa mbonye ukuntu asohoka azajugunya ibintu ndavuga ni reka mureke ndebe amaherezo ye na n'iyi saha rero papa wase nta kintu na kimwe aribwiriza ngo avuga ati byibuze reka nshakishe naho umugore wanjye yagiye aze arebe n'abana sinzi ngo abana banjye babayeho bati usibye Fiston niwe nzi ngo ariho ate kubera ko nzi yuko nzanga musanga mu rugo yavuye ku ishuri ngasanga yogeje ibikombe ngasanga yogeje amasafuriya nkavuga ni reka duteke turare turiye ejo umwana azasubire ku ishuri naho ni papa wase naramwihoreye ariko nago namuretse nagira ngo ndebe mu kwihangana kwiwe aho kugera ubu ngubu rwose naciye bugufi bishoboka byose ariko noneho ndashaka kugira ngo mangane na papa wase kuko nk'ubu yakaba yarakubwiye ati akaguha mukavuga ati akira na 5 kuri telefone usibye na 5 namereze n'inote y'igihumbi byibura urumva mvuga ngo byibuze ndaguramo n'icyo kiro cy'ibirayi usibye na 5 nanamamagara ambwira ati abana baraho nta kibazo bafite cyangwa se ngo ino nabarebe urumva ubwo rero ni ikibazo gikomeye cyane ariko ahangaha ndi ku ishuri ubu rwose ndi kwiga pe ndi kwiga bura habaho ishuri ryiza n'ishuri ry'ubuzima naryo rikubana rigusharirira ahandi mu busharire ahandi mu busharire mu nzu yawe twubakanye ari itafari ryawe n'ibati rye ngo umuntu agukunkumure kubera ko wamuciriye bugufi kubera ko wamubereye umugore wamwubashye nagomba nshaka kugira nongere mbitekerezeho kuko papa uwase ibintu yankoreye mu buzima nago mbizi ahangaha ndi nko mu gisate cy'ingunguru kandi bitari ngombwa nimba nabaga no mu gisate cy'ingunguru nzi ngo ndi kumwe n'abana banjye simvuge ngo bamwe nabasiziriya ndi kumwe n'undi kandi kumurekura nago byakunda
kumurekura ni ukumuha mukase nawe ntago namuha mukase kuko mukase ntago ari nyoko, ntago byashoboka, biragoye. Hanyuma umwanzuro w'ubu buzima, amaherezo iyo urebye umubano wawe na papa wase ubona amaherezo muzabana gute? Kuko biri kose mushobora kuzongera mukabana cyangwa se mukagira uburyo wowe nawe mwumvikana. Ubona amaherezo y'urugo rwanyu aho bigeze bizagenda gute, bizarangira? Herezo y'urugo urabona muziyunga mukabana, urabona muza amaherezo ngewe wowe kuzi umugabo wawe nyine. Ngewe iherezo nifuza kuri ngewe ni yuko nasubira mu nzu yanjye narangiza nkagenda nkajya kurera abana banjye. Niryo herezo numva nifuza, cyangwa se nawe agasohoka akagenda akansigana n'abana banjye, kuko n'ubundi ubuzima ubwo ndimo burahagije. Aho kugusohora wasohoke. Ubahangandi ndi ku ishuri ndashaka kuba waranasohotse ukagenda nabyo byari byiza, kuko buryo biba byiza koroshya ikibazo aho kugira ngo uhite ukiremereza kigishyushye. Ngiye namworohereza kugira ngo murebe, kugira ngo ndeye nimuhagira, kugira ngo ndeye n'urukundo afite. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ahangaha ndi ku ishuri, urukundo afite nararubonye, imuhwe yangiriye narazibonye. Ubwo rero hagati aho ngaho ndumva nifuza, simbizi nako kunabonye afite amahane se azabyemera. Ndi kugira ngo abanze acururuke, nanjye nzagenda nabaye kasha. Buriya hari igihe kizagera umwishyure. Wenda nawe akukurakara, nawe afite uburenganzira, yego nawe ni umuntu kuko waramubabaje. Gusa nyine ariko nta kosa, ntabwo umuntu agomba kumera nk'umuntu ariko njye namusabye imbabazi bishoboka byose, ndamubwira nimbabarira arabyanga. Urumva ntako nagize pe, namusabye imbabazi aranga, ncisha bugufi, yasohora ibintu arajugunya. Ntago umuntu yasohora ibintu ajugunya, asohora ajugunya hanze ngo nawe usohore winjiza mu nzu. Ndavuga ni reka muha amahoro ndebe ko nawe hari ikintu atekereza. Ahangaha rero ni ukurara mu mbeho. Urumva wa mana we, kurara mu mbeho byo biragaragara. Imvura yagwa amahuhezi akinjira hano muri uyu amahuhezi, kandi turara tunyagirwa. Ese ugira ngo ni inzu ke? Ntago ari inzu, ureba uko kangana. Ni kagufi biragaragara, ni wanajyamo ngo urambye. Ahubwo wa mugani nibazagwa, umwara aricara undi akabyuka kuryama. Musasamo ino mikeka niyo muryamo. Imikeka niyo dusasamo. Nta kintu. N'amasafuriya nibabona hajya mukabona nuko mwihengeka. Amasafuriya ntago tubyinjiza. Ni ukuvuga ngo tubishyira ahangaha twebwe tugasasa ku mugoroba tukayiryama. Amaguru nayo ni kurara hanze nyine nakundi. Nyiri kano kazi we kari amahirwe nyine. Hari amahirwe nyine Imana bireba ibintu ikavuga ati reka nanjye noroshye. Mva ikintu ndi gusaba Imana. Ndi gusaba Imana ngo imbabarire imfashe mbone mvuye aha hantu, byibuze niyo naba mikinzi cyumweru, kugira ngo mbanze ndebe papa wase icyo atekereza muri we. Ariko gutekereza ko nta nuko afite, nako akigira gutekereza. Ibitekerezo byo yarabifunze. Niba natekereza kuri mwe ugatekereza ku bindi. Ngicyo nicyo kintu ndi gusaba Imana, kugira ngo ndebe yuko byibuze nava aha hantu. Niyo kaba ari agashamburete nkavuga ni byibuze na twatwombo twanjye nasize ndasanga nawe adutwaye. Ikindi nkavuga ni wa mana we, ikindi nkavuga ni wa mana we, nyiri inzu naza agasanga nimba ari nyiri inzu, nimba ari sinzi ngo nagaki, naza agasanga narinjiyemo nago nahamusabye agasanga harimo umuntu, byo bizitwa ibiki? Wenda ntiyakurega kuko nawe ntaho ufite ujya no kwikinga. Muranekereza ni nyiri aha hantu naza bizagenda bite? Nkumva ni ikibazo gikomeye cyane, nkumva n'ibisobanuro by'ibyo namusobanura ku giti cyanjye ngewe. Ku cyifuzo cyanjye n'abantu mukurikiranye kino kiganiro mwese, abantu mukunda mama wase, hari abantu benshi banyatse nimero ze bo mu Rwanda, ndazibaha baramuvugisha, sinzi nimba hari ikintu babashije kumufasha. Ariko buriya tujye dufasha nyine umuntu tubona hari abantu baba bakwiriye gufashwa. Nka mama wase ntago yigize asaba ubufasha ikindi gihe icari cyo cyose ngo tuvuge ngo twaramufashije bwa mbere n'uyu munsi.
rero kuri iyi nshuro murabona ubuzima bayemo. Uyu ni umubyeyi wari ufite inzu, wari ufite ahaba, wari ufite icyaro agaburira abana bakora, ariko kuri iyi nshuro yabaye indushyi kubera urugo, kubera nyine urugo byanze mu rugo. Njye ku gitekerezo cyanjye numvaga abantu bafite igitekerezo cyangwa bifuza kuba bamufasha, twamutera inkunga mu bushobozi bwaboneka kugira ngo ave muri kano kazu. Aka kazu murakabona ntigakinze, nta rugi ruriho, ntiyavuga ati kanshyire mu dukombe ngende gushakisha, bivuze ko ari ukuhasigara ahari, umwana ahari, cyangwa se kuko nyine bose ntibahasiga ngo bagende n'ubusafura basanga babwibye. Mwabandi mwe rero mudukurikiye, uwaba afite ubushobozi, gufasha ntabwo ari itegeko, uwagira icyo agira duteranye, nanjye nshyireho ubushobozi mfite, nawe udukurikiye ushaka ubushobozi ufite, byaba 1,000 byaba 2, mama Uwase tumushakire akandi kazu twamukodeshereza wenda nk'amezi 2 mu gihe papa Uwase batarakemura ikibazo cyabo bafitanye kugira ngo abashe gusubira mu rugo rwe. Icyo nge nicyo kintu numva twabafasha. Wenda mama Uwase nabibibwirire kugira ngo mubashe kubyumva, ariko cyari igitekerezo cyanjye. Mama Uwase wenda bibwirire icyo wumva bagufasha. Njye nakubwiye ngo uwambabarira akankura aha hantu byibuze mu byumweru 2 cyangwa mu kwezi, simbizi uko Imana izabigenza, ntago mbizi kuko nibigena. Narangiza nkaba nkizemo umwana wanjye ngavuga ngo ndabona naho nereke isafuriya nsige nanegetseho, kuba nsiga hameze uko nguko harangaye, niyo ngiye ngenda nagiye kandi mba nagiye guca inshuro kugira umwana wanjye abone icyararariye. Ubwo rero mwavuga ni ngize amahirwe nkabona mvuye aha hantu, nkabona wenda nk'ahantu hari agashamburete nyuma se ibibazo ndumva ari byinshi. Umva njyewe ikintu nagusabaga wowe kabyara we, nimba hari n'icyo abasha kumfasha ukambabarira ukamfasha, kuko urabona nago norohewe. Njye ndi gusaba ngo byibuze nk'ejo Fisto baramwirukanye, naye natanze igice ku ishuri, maje gutanga igice nkumva yuko wenda nzabona ubushobozi bwo gushaka ikindi gice nkajya kugitanga. Ngiye kubona mboneje umwana bamunyoherereje nabuze uko ngira, numfata Fisto musubiza ku ishuri, menda henda diregiteri nimbabarira umfashe amafaranga ndi kuyashaka, kandi naho ndi kuyashaka. Ndayashaka gute? Navuga ngo ndi no mu nzi ifunze, byibuze mvuge ngo byibuze ndagenda niriza umunsi wose ngaruke nimugoroba, ariko byibuze mvuga ngo umwana araza yifungire batatwiba. Urumva? Ubwo rero rwose nubwo nagiye nkamubeshya ngo ndi kuyashaka, ntago ndi kuyashaka kuko nanibira kandi kubona muri iyi minsi biraka byarabuze. Ngize amahirwe nkabona ibyo kwirya, ndavuga ni Imana ushimwe. Ubwo nari nzi ko mwari mwarayishyuriye rimwe. Oya, nari natanze igice ku ishuri, ejo ngiye kubona mbona baramunyoherereje. Ni ibibazo nyine bizo musubirizo rwose. Mu by'ukuri ntago nabona ibyo mvuga ko umutwe wanjye. Ni byinshi Mana, ni byinshi. Ni byinshi, ariko tweka twizera Imana n'abantu. Hari igihe Imana ikorera mu bantu, igaca mu bantu igasohoza. Rero ku giti cyacu niko tubyifuza ko ikibabaje mbere na mbere ni ukubona uburyo wava hano hantu ukajya mu yindi nzu uko yabimeze kose, ariko nukuri ngiye nashimira Uwiteka ikinze wahanda uvuga ati basi wakoze rwose, ariko nubundi Imana yarankoreye, nubundi yarakoze kuko Imana yarankoreye. Ndashima Imana yuko ndi muzima, nkashima Imana yuko Fisto wanjye ajya ku ishuri nubwo ari kugenda akiga nabi. Mwejo baramwirukanye, numva gahinda karanyishe, amarazenga mu maso. Nagiye imbere ya diregiteri nazi nibyo mubwira, ndamubwira ni wamfashije ukambabarira ko amafaranga y'ishuri ndi kuyashaka. Arangije arambwira ati ngaho genda nihashire iminsi 2 utarayabona, ndikiriza nazi naho ndi buyakure. Ubwo rero ngize amahirwe nkabona aho mukinga n'imibu n'imbeho nimwice, narangiza nkavuga ni byibuze ndafunga, nagenda nkanavuga ni byibuze ndagaruka nimugoroba, umwana araza yifungure nta kibazo, nicyo gikombe ntiyagira umuntu ugitwara. Oya, nibi ngibi bisize hano ugira ngo nibabitwaramo nta muntu uhari. Nukuvuga ngo ngenda ninyabije, nimba arumbwiye ngo ngwino mvuga uti rutwenda nkatuvuguta nkahita nwanika, narangiza nkahita nsubira mu rugo kubera ko nzi ikibazo mfite kinzi dafungwa naho no mu buzima ndimo. Ariko nanone ntago mubwira ngo nasize hadafunze, nukuvuga ngo mbikora vuba nkahita ngenda, nta n'impamvu zo kugira ngo umuntu wese amenye ibibazo byawe, ntago ari ngombwa. Turi mu kiruhuko, igihe najyaga nanjye nabonaga bigoye nkajya
gushaka amafaranga y'ikiyedi nkazana wenda tukamara kabiri. oya Fiston ikiyede cyihorere ukurikirane iby'ishuri rwose mwana wanjye wige kuko ejo niwe Rwanda rw'ejo hanyuma se ubona amaherezo yawe yaba yaje ntabwo wavanga ikiyede urumva uramenye rwose ujye wiga ibyo nguhaye urumva kandi uzirinde gukorakora uzirinde kunywa amatabi urumva ndagusabye ngo kurikirana ku ishuri umenye ibyo wiga oya ndeka mvunike rwose kuko niwe mvunikira nta nubwo ari we wambwiye ngo ngubyare mbabarira rwose kandi ndi kukubwira ngo kurikirana ishuri ejo ntabwo nagiye gusaba deregiteri ngo mbabarira abakuretse ubu uri kwiga ndebe yuko nabona amafaranga nubwo naza aho nzayakura ariko Uwiteka arabizi njye niwiga niko kumfasha kwawe nese nutiga ukajya gukora ibyo biyede n'ibiki byose uzabaho guteze ejo hazaza wazibeshaho ute njye ndi kurwanira ubuzima bwawe kugira ngo ndebe yuko ejo hazaza nawe hari ikintu uzimarira. yewe mama wase ndumva nanasoza nta bindi bintu byinshi ariko umuntu wazagira icyo agira nyine tuzagufasha tuzakuba hafi ikizaboneka icyo ari cyo cyose nta bufasha buryo babutoye.